umuntu witwa Zabamisi Dikoro. Zabamisi Dikoro nabonye kuri post yiwe avuga ngo ariko mbanza Zaba yarakeneye attention yacu kubera yuko amaze iminsi ari uburyo performance yiwe itameze. Wenda Zaba reka tukuvuge nta kibazo muvandi. Yego shizemo aga close ntigeze nkunda. Ngo tujye twirinda ngo gufata zira video ngo tuzishyire kuri social media. Ngo kugira ngo tudahe icyuho ngabanzi b'igihugu. Reka ngusubize kuri iyo statement. Uzimamvu ndamutse ngoye kuri bari abantu video mba ngomba kwishyura ku mbuga nkoranyambaga. Mba nshaka kugira ngo na wa mwanzi wateye kuko nubundi bari abantu ngiye urwego rwabo buryo ndi kubabona bari abantu bameze nka gatumwe. Ese murashaka tubika video? Murashaka tuzibika video z'abagizi ba nabi? Duhora tubohereza video ngo zuko abantu basambaniye ku mugaragaro. Wakinya n'ikipe idakinishwa. Kwe nabonye gifata umupanga kigira gutya. Noneho kiriya nicyo babanje gucakira muri rwa gakoco. Ubundi keretse nka kiraba kimaye nka kimenya. Nkajya mukubita za nkonji bita gapfura. Narangiza nkagikubita mfunira. Noneho cyaba kigize igisazi nkagikubita nakadakani nkakigaruza mahubu. Iyi ni gasopo nshaka gutanga ku banyamakuru. Uwitwa Ariel wayz mugakora inkuru kuri Ariel wayz ndetse na Babu. Ariko ndangije nsanga IQ yanyu hari uburyo mu breaking news mutabanje kugera kuri tele, mutabanje kumenya ngo ese inkuru tugiye kurekura imeze gute. We mu journaliste we nimba uzi yuko umuhanzi Ariel wayz n'umuhanzi mwiza, n'umuhanzi wahaye ibyishimo abanyarwanda, n'umuhanzi ejo bundi mu kwita izina wigaragaje. Uyu muhanzi Babu, aba banyamakuru bagombaga kubanza ku respecting aba bantu before yo kugira ngo batangire kuba breaking news, ahubwo bakabanza gushaka ngo inkuru ibavugwaho ni iyi. Ejo ku isaha ya saa 9:45 naganiriye n'umuyobozi mukuru wa Ariel wayz. Witwa Ariel wayz yaraturutse mu karere ka Musanze, yaje asanganira mugenzi we Babu wari waramaze kubukinga online apartment iherereye hano Inyarutarama ahitwa Rose Garden, aho bari bateguriye umuvandimwe wabo cyangwa se inshuti yabo yari ifite anniversaire. Biza kurangira aho muri Rose Garden habayeho icyitwa miscommunication na Miss Security. Bivugwa yuko abantu bose bari muri Rose Garden bisanga nabo ubwabo aho bari bitewe n'ubwinshi bwari buri aho hantu n'uminywere yari ihari. Abantu bose bari aho urumva ko bari bafitemo udukoni. Ngubwo amasaha yararenze, on of the business yaje kuza sanga uwitwa Ariel wayz na Babo Ishiribidish bari kumwe. Barangije babahereza facture, babahereza bill ihagaze 7M. Ngo before yuko babazanira bill, on of the business yari amaze guhamagara police ayibwira ati hano hantu hari abantu banyweye ba smokinze banyweye drugs banyweye drink nyinshi cyane, abantu basinze barengeje amasaha, things like that. Nkaza nkibaza ngo on of the business arindaho amasaha murangiriraho abiza amasaha igihugu cyatanze abantu batagomba kurengerezaho areba. Ariel wayz ni umwe mu bantu bari gukubita abasekirite baho hantu we na Babu Ishiribidish. Ibyo biyobyabwenge byinjiye gutara abasekirite. Barangije babwira on of the business ndetse na manager barabwira ati ntabwo twimvisha uburyo twebwe muri turi bwishyura miliyoni 7 turi abantu babiri kandi hano hantu haje abantu benshi kandi atari twebwe twa hostinze iyi show. Uyu Ariel wayz ibipimo byiwe byagaragaje yuko yari yanyweye ibiyobyabwenge. We na Babu nkoresheje opinion yanjye, iyi Rwanda Forensics Bureaus sibyo Rwanda Forensic Laboratory, yego baramutse bakoze investigation yaba kuri izi ngagari, yaba kuri aba bahanzi, yaba kuri aba banyamakuru, yaba kuri bano ba DJs, yaba kuri aba bantu bose tubona muri entertainment, bakagenda babakozaho igipimo. Urambwira ko aba bantu bose batafungwa? Bose bafungwa.
niho hantu ugenda ukisanga abantu bari mu mirwano, abantu bari mu ntambara za ngo turwane, wazigeramo kuko ufite izina bikarangira ubaye igitambo cy'abo bantu. Yes, of course, come to baby no veke fake, of course, ngo vice ambassador for upcoming rasi mtoto wa butamwa na ngenda toka TV tutravoka buti nyine ubwite avineshere ku majiko ndavuzwe ambyeshuro hit yotel zuba iticuti y'aba boss ntijwi ry'aba diaspora ntingejwi abandi nikakajwe ku pandemic indesite mwuzukuru horojama phone shop mwana aho umugore imbaraga z'Inyunganizi ubaka vuba nyitaho parallel intro speaker intacuka gatse no gukora ko Mr breaking jwi jawongero Mr jwi oyo sky2 wabagahe gira ngo bungu turagatse muri RARANAMAKURU. Bameze neza cyane, tuba tumeze neza, tuba twamaze guhinda icyo bita imirisho, tuba tumeze neza cyane. By the way nakunze n'abantu, ari abantu bamaze iminsi bagenda banyandikira babwira ati sky2 y'abantu ibintu bimeze neza cyane, murimo neza, tunagenda turashimira abantu bakomeje kudukunda, ariko mbabwira ngo we have surprise, dufite surprise, dufite ikiganiro tuzakora umunsi muzabona twujuje abasabu ibihumbi nako umunsi content yacu. Uyu munsi dufite episode 9, episode 10 izaba ibarebaho, nta makuru azaba arimo. Episode 10 izaba ibareba kuko ni nabwo bwa mbere episode 10 nge nzayikora nkabaganiriza kumva n'imvano, nkagenda mbaganiriza bimwe mu bintu bigiye bitandukanye. nawe bwawe ntabwo bizi Benovia, nawe iyo content ntabwo yizi ya episode 10, ariko iyo episode 10 niyo bori igomba guca impaka, niyo bori igomba kuza kwerekana urwego rwanjye, niyo bori icyo gihe nzamenyera ko abantu bankunda. Yego umunsi w'ejo se yego. Sky turongira ngo wenda nyuma wenda ko umajije kutubwira ko kuri episode 10 nimeze neza, ariko rega tuzanashimira abantu. Rega Benovia, abantu twabasabye abasabu 60 barabiduhaye. Dukoze content ya RARANAMAKURU tukisohora, ibyo ari byo byose nta na flop dufite. By the way, tujya tunashima nta flop dufite, abantu ibintu byacu barabireba ku rwego rwacu, ku rwego rwacu abantu barabireba, baranadukunda kandi kuzana content. Umuntu bita Gonzage hano zagasanzwe amaje kwitereka, baratublessinga na engineer Narcisse ejo bundi yaramblessinze, yanguriye igisiga, arambwira ati sky2 dore waravunitse jyana inkoko mu rugo ubanza ugenda urya umusozi. Abo nta abantu bamblessinga batuye mu murenge wa Nduba baba blessinga sky2. Kandi urumva abantu baba blessinga sky2, nimba umuntu yiyongoje akavuga ati sky2 ukeneye agasosi, terekamo agasake, terekamo utuntu tw'utumarinyeri, ubanza ugenda ukurechki. Urumva ko ni ibintu byiza Benovia, tujye dushimira abantu badukunda. Abantu niba badukunda natwe tujye tubakunda, tujye tunabashimira. Ariko Benovia, mbere kugira ngo none nkwereka ko uyu munsi wa none iyo ntangiye ibintu byo gushima sinjya nibagirwa kudashima. Benovia, mbabara tubanze dushimire urwego rw'ubugenzacyaha RIB, twongere dushimire Rwanda National Police bitewe n'uburyo imaze kugenda yerekana urwego rwayo. Ntabwo ukakanya ndaza kuvuga yuko Rwanda National Police yagoyinze viral, ndaza kukubwira step ebyiri. Ndahera kuri Rwanda National Police, mbanze nkwibutse kuva kera, ninza guhera aho hantu ndi gushimira Rwanda National Police, ndaza kukwibutsa kera ubwo habazwaho, ndabyibuka nari umupeti, ubwo habagaho boro bitaga Rico Defense, baraje bo noneho barangije bazamura urwego, bashyiramo traffic, bashyiramo ibijyanye no kuzajya barinda ibi biboro by'ibisasu, bashyiramo noneho n'ibintu byo kurinda iyi miriro. Ujya ubona imiriro kwa kundi byaturikaga, usigaye ujya kubona ukabona kwipota ibintu byaturitse, ugahita ubona polisi y'igihugu yazanye kizimya moto vuba rega asibye no kuba no byagera no ku gihe, byagera no ku gihe handi witabaje ugikanda 112 bitabira ku gihe, wagera kuri RIB yo yamaze gukemura ibibazo, amakimbirane yaragize gukira
kwitegura we umva yari yarakase imaze gukata iravuga ati twe batwita rib. Yego mbere kujya twinjira kuri rib ngira ngo wenda uvuze ibintu byo kuba bafasha abantu kuzimya ibintu. Oya tubashimire by the way. Wabonye se hano mu buretse bihugu by'ibituranyi hazakwanga uburyo hano zayigoma. Buretse gato banzu urebe polisi yacu mpamvu ndi kubwira ngo tujye tuyishimira. None se ujya ureba imipira ujya kuri match uzarebe kuri muri match ukuntu babitanze noneho hari ukuntu bambara bakazana n'ibintu bimeze gutya babyita gutera abantu muze kujya muri comment mutubwire bira biboro baza bambaye hari biboro njya mbona antibares hari antibare noneho hari ibindi bajya bagendana bimeze muri uribuka filime twagiye tubona ahantu handitseho FBI zo muri Amerika bira bintu nabonye na polisi yacu y'igihugu ibifite turi standard ku rwego namaze kubona urwego Rwanda National Police yagezeho Rwanda National Police yagoyinze viral niho hantu ngira gutya nkaza nkahita nshimira umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu namoranye Felix avuga ati ukiri kumushimira yawe reka tujye tumushimira ko yaje kudufatira inyangabirama buretse aho hantu buretse waretse hano tukaba turetse kuhinjira wambabariye mbabarira reka tubanze dusasira inkuru Benove hari uburyo tuba dukeneye gusasira inkuru abantu bakandastandinga reka tujye tunavuga n'amazina y'aba bayobozi tuba blessing tunashimiriraga n'ikipe ya polisi y'igihugu imeze neza. Baragiye muri polisi y'Igihugu. Oya reka none serage ntarimo kandi ari inshuti yanjye magara muhajiri ntarimo si inshuti yanjye kiza ngo ubwo bavuye kuri Gasogi akaba yarageze mu nkombo yefuze nayi uyu mwaka bafite uvuze Jay ni ku buryo yabyinaga indirimbo bita mazi ya nyanja none cyabyinaga gute mazi ya nyanja usamgira umusa mani Jay yansekeje mu buzima Jessica mani hari umuntu ubona yuko rwose adakwiye kubura muri showbiz noneho ukuntu yigiraga maze daragiraga gutya noneho dore yareze hari ukuntu kigira gutya cya Jessica kikaje kigira gutya cya Jay wa mipango ngo maze nyanja we usangira umusasi ngako mujye mwemera ko cya Kevin Kade kirenze Jay wa mipango yego ndamushimira cyane wa mipango yego tukiri aho ngaho rero ko turi kuvuga ngo iyo nkuru ngaho yisasire uburyo mucyaka gusasira iyo nkuru wibuka ko tuba twabanje guhera kuri ba Grand Frère wibuka ko Rwanda National Police urabyumva Petit Frère wayo yari iki ari RIB ninjya kugera kuri RIB ndaza gusasira mbere ku rwego rwayo Benove umaze imyaka ingahe muri showbiz ni myinshi cyane RIB igeze i Kigali 2000 na kangahe ariko umenye ko ubwenge bwo babukomora ku bakuru babo ntabwo bagoyinze viral ubonye ibintu bamaze gukemura amatiku n'amakimbirane ni bamaze kugenda babishyira down ntabwo bamaze kutwereka insoresore zanze gukura amaboko mu mufuka ibihano bari kuziterekamo ntabwo bamaze kutwereka babeskoro babambuzi ntabwo bamaze kutwereka abatubuzi ntabwo bamaze kutwereka abantu bagenda bashaka kudukegeta badukuramo twacu komera amashiribu na Rwanda National Police Benove jureka ninjya nshimira ibintu cyukoma amashyi impamvu mba ndi kukubwira ngo shimira murangira tsera umuvugizi mukuru wa polisi y'igihugu wa RIB ukomeje kugenda twereka ibintu bigiye bitandukanye wabonye uburyo ari gukebura none aragukebura akanagukumira wabonye uburyo yabakebuye akanabakumira nuza kuvuga rero ngo ugiye kumushimira nge ndaza kuza gushimira uburyo leta y'u Rwanda yemeye ko noneho amakuru amwe namwe tuyashyira kuri murandasi kugeza ubu ngubu bakaba bafata nk'abo bantu b'ibikonyozi cyangwa se bigize akaraha kajya he bakanabakoresha n'ama interview batanaburana Benovia tubamenya tubiriye aho hantu rero Benovia niho hantu ndaza guhitanza nkahita nibanda ku muntu witwa Zaba Miss Dikoro Zaba Miss Dikoro nabonye kuri post yiwe avuga ngo ariko mbanza Zaba yarakeneye attention yacu kubera yuko amaze iminsi ari uburyo performance yiwe itameze wenda Zaba reka tukuvuge nta kibazo muvandi yego Zaba
yego nakunze statement yawe wavuze ati tujye twirinda gufata yego watangiye ushimira abantu bagaragaje video yabari abagizi ba nabi bafashe uramu mama bakamukorera iyicarubozo ariko washizemo aga close ntigeze nkunda ngo tujye twirinda ngo gufata ziriya video ngo tuzishyire kuri social media ngo kugira ngo tudahe icyuho ngo abanzi b'igihugu ahubwo babimenye baratinye ahubwo njyewe ngereka ngo usubize kuri iyo statement uzi impamvu ndamutse ngoye kuri bari abantu video mba ngomba kwishyura ku mbuga nkoranyambaga mba nshaka kugira ngo na wa mwanzi wateye kuko nubundi bari abantu njye urwego rwabo buryo ndi kubabona bari abantu bameze nka gatumwa ntabwo ushobora kumbwira ngo njyewe wifashe ku manywa y'ihangu ngo ugiye ngo kwifata ngo ufate igikoresho kimeze kuriya cyakoze muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 umbwira ngo uracyifashije nk'aho wari ugiye gutema urutoki nk'aho wari ugiye gutema igiti ugafata umuhoro ukagera gutya ibyo bintu ni ibyo kubika ese murashaka tubika video murashaka tuzibika video z'abagizi ba nabi duhora tubohereza video ngo zuko abantu basambaniye ku mugaragaro murashaka video ngo zuko ngo runaka nabonye hari ibintu ngo mushaka ngo video zo kwerekana ngo umugabo ngo ku mugabo ngo basomanye ngo ibi nibi ngo nibyo bintu muri gupostinga kuki mutagaragaza zira nkozi zibibi ngo mubanze muzishira kuri social media nazo zibanze nubitekereza ahita kugira ngo nubitekereza asebe ikimwaro kimufate tuzane babana bazi kuvuga ngo kinyariye oya ahubwo tuvuga ngo tugutera amabuye tugutesha agaciro tugufate nk'ingetura niturangiza bagushyira ku mugaragaro ubundi noneho amategeko agukurikirane tujye tuguseka niturangiza natwe dufate kirida tuvuga ati cya kigoryi dore ngiki bagitaye mu bihano izi ngegera ubundi zivaye iyi ngegera si gatumwa izi ngegera ubundi zivaye ngo azashaka nkaho kwerekana iki harya namwe bakakanya tuvukana muri maburusu ibihano mugiye kurya shaku oya ibihano mugiye kurya ese harya ngo mwari muzi ko bagiye gupfa keretse babashije basikuza kubiganiriza nk'abandi bantu ariko Benove reka nkubaze uru rubyiruko rwanze gukura amaboko mu mufuka ko twabigishije uburyo wakihangira umurimo za YouTube nizihari ntabwo turi kuvuga tukarya nimba mabwira ngo igihugu cyabaye tambarare mwebwe ubundi kreskiriya none cyo cyaje kumbabaza n'uburyo bahengera baretse gato reka nkubaze bari bagiye kumukuraho iki kintu kizima wenda twivuge ko arafite miliyoni se bari abantu bangana kuri abo ntago bari buyicaneremo nabo ubwo bari kuyicaneramo niyo mpamvu ngo bari abazira n'inkozi z'ibibi ni na gatumwa ahubwo bazamba bareye si ukwipanga akazi babambariza uwabatumye ariko nibanamubwira gusa ikintu baraza kumusubiza bazamba bareba mubwira ati wakinya n'ikipe idakinishwa ngo harya ngo nabonye akavideo bari gukwepa bameze nk'inuzi ngo batoraguye amabuye noneho hari kimwe nabonye gifata umupanga kigira gutya noneho kiriya nicyo babanje gucakira muri rwagakoco ubundi keretse nka kiraba kimaye nka kimenya kabanza ukacyereka umubabaro bakakinzanira hano muri Tintos Garden hari abasore bo muri nuze muri CTU bandi iruhande bakajya ngo ati sky2 kiduhanire nkajya mukubita za nkonji bita gapfura narangiza nkagikubita mfunira noneho cyaba kigeze igisazi nkagikubita nakadakani nkakigaruza amahubu kikabanza kikumura cyo kuribwe nkabanza nkakibabaza nkajya mbanza nkakibwira ati
ubundi wabagahe ngaho nguko Benove. Reka dushimire Imana Rurema yatumye rwose bari abantu batava mu mwuka. Yego. None baracyarimo kuvurwa kandi bameze neza cyane. Iki tunashimire n'abaganga, dushimire Shema Tatu. Ego. Dushimire Shema Tatu kabisa. Dushimire nanone by'umwihariko polisi y'u Rwanda. Nayishimiye. Oya no kuri uyu mwaka. Buretse gato. Yego. Perezida w'igihugu we icyubahiro n'ikiwe nibisanzwe. Ubwiwe perezida wacu ngiye mwita papa, ubwo yari ivuze ati nimumenyera mfite abahungu. Abahungu biwe hari akazi bari gukora. Ngahibaze yimanukiye byagenda gute? Reka abahungu biwe imbaraga z'igihugu tubanze twerekana uburyo bwacu, ubundi abantu bazicara bamenye abo turibo. Yes. Ariko banatangiye kubibona. Ninjye nkubwira ngo ndumutasi wa showbiz. Ese barana abatasi biki? Harya ho mwari mwitsimye mwafatiwe. Mwari muzi ko mutazagaragara. Kimwe ngo bakijomora imageragere. Ikindi bagikura rwa mara. Ikindi bagikura harya bahita ngo icyano kuri. Harya ngo mwari mwihishe hera. Insubirizamo abantu bari bihishe. Ngo bahuriye ahantu ku gashuri. Yego. Bahita batangira kuvuga bati rero tugomba gutatana kuko ubu ngubu zigiye kudufata. Kimwe cyari kire kurya kawunga cyumba barakijati ati buretse gatoye. Ngwino hano we makake. Bitamvuga ati niba bifate. Nyuma y'iminsi ibiri gusa. Reka tubabyinire ku mubyimba sha. Bano ndubitekereza nta. Oya rero yizinge turasa. Oya yizinge gerase basanatekereje nabi. Niyo mpamvu nibazajya babatwereka natwe. Fa kuba video yanyu yageze kuri social media. Natwe mu gihe twayibonye twanabamenye. Tuzajya tuza natwe tubabyinire ku mubyimba tuvuga ati zingetura bazikubite mpfunira na za gapfura. Yego. Onye ku byabise bidusebeje sha tugiye kwakira amagare ku rwego rw'isi. Ngo buriya ngo bari babatumye ngo baze ngo gusebye. Bigaragaze ko nta mutekano. Ngo berekane ko nta mutekano uhari. Harya ubu muri. Mukirebera urashaka rubyiruko. Ariyo mpamvu buretse gato. Yego. Buretse ijambo nashaka kuvuga Benove nagira ngo bano bantu bari gutegura amawadi, bari gutegura izi awadi zose ziri gutegurwa zizasoza umwaka n'izizatangira umwaka. Aba bantu bategura amawadi, ibi bintu ndabivuze ba event organizer mu byumve aya mawadi yanyu naburamo urwego rw'ubugenzacyaha RIB, hakaburamo Rwanda National Police, zeru yanyu. Ariko sinanone ko zitaba muri showbiz. Oya none ntago aribo batwereka imva n'imvano. Ntago aribo baduha amakuru. None kuki badahabwa awadi kubyo bakoze? Ahubwo bashyiramo nka murangira Betsiyeri. Agomba kuzana wapi? Influence of the year azaba murangira Thierry. Urabyumva? Murangira Thierry azaba influence of the year. Sibyo? Yego. Oya impamvu murangira Thierry buretse gato. Oya ni ibintu bigaragara. Impamvu murangira Thierry buretse. Impamvu Dr. Murangira Thierry agomba kuba influence of the year. Yarigaragaje uyu mwaka. Sibyo? Yatanze gasopo. Yarakumiriye. Arangije atanga n'inama. Arangije aranakebura. Arangije anaganiriza urubyiruko muri Genesis Comedy. Umunese myereka umwinfluencer wahitinze cyane. Wakoze ibyo bintu. Ntago Kabera yanwaye icyo gikombe, afande Kabera ntago yanwaye icyo gikombe umwaka washize. Za 20 na kangahe. Nangiye kuvuga ati ubwo wafata Kabera. Na Murangira. Ego. Ubundi barangiza avuga ati mutore. Oya Kabera yarakoze ibiyebye. Oya Kabera. Oya afande Kabera kirage. Wallahi ntago bwibuka gahunda muri ntago yibuka afande Kabera kubwira ati kuwa mbere guma mu rugo, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru. Ese avuga ngo no ku cyumweru ni guma mu rugo. N'akantu karenze ntabwo uzarimo kubwira abamotari ngo mwebwe tuzabana kugeza ubwo muzamugera muri zebra crossing moto ikavuga ngo simpava. Ariko impamvu akenshi na kenshi nyangunda kuvuga ngo igihugu cyabaye itambarari. Urabona aba bavugizi bose dufite, urumva mu myaka iri imbere yashize Rwanda National Police yaduhaye influence of the year ariwe afande Kabera, sibyo? None bakakanya urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugiye kuduhereza influence of the year ariwe Murangira Thierry.
murumva koko igihugu kitarabaye tambarare tambalale sibyo urumva nabo baje muri entertainment bisanga Ariko muri ya bakuramo digital akazi. bari mu kazi bisanga muri digital system rega natwe tuba turi mu kazi twebwe se twicaye hano tuba turi kunagira ibisiga turi mu kazi yego natwe tuba turi mu kazi usiyo mpamvu badukunda se badukebura bakanakumira yego Sky tuba dukira aho ngaho nagira ngo wenda reka tureke kutabera bukora akazi kabo kandi ko rwose butazabogama bugomba kuzabahanisha ibihano bikwiye nk'umuturage waba yumva yagutera amabuye ariko akagereza ubutabera ariko umuturage wagutera amabuye ninde umuturage buretse gato oya Sky tuwe babugaye none hawahita umwica oya ngaho oya ese wamuhezereza oya kiriya gisambo ngo gikoresha icyo ushaka wagikorera iki we ahubwo mbaza ngo birabisambo babikorera iki bavuze ngo igihano cy'urupfu kiremewe yego birabisambo babikorera iki njyewe n'abasengera urabizi kubeshye bahita babwira ati mu bice ahubwo hakiri kare hoya bariya rega icyangombwa navuze byemewe buretse gato buretse nkubwire ari nko muri Kongo igihano cy'urupfu cyemewe wewe birabisambo wabihanisha iki kandi tureke brag hoya njyewe according to myself ntago umwanzuro wa mbere nafata ari uwo kumwica igihano cyemewe wakora iki hari ibihano bitandukanye wabakorera iki nyine according to you hari siporo kera twateraga apana za rondage nshobora kuba namukoresha makeri kanyumvira umuntu washatse gutema umuntu wamukoresha buretse gatoya oya oya buretse mbanze nkubwire makeri mvuze wayumvishije ntago nayumvishe ibyo byihorere umuntu washatse gutema umuntu we wamuteba amukoresha makeri urumva bibabaje sonda tete urayizi sonda tete se yamufasha iki we yafashe umura agashaka kwica ibyo tuzabiganira ubutaha uzi umuntu waguha igihano yewe ni icy'urupfu total oya ntago ari uko tubaho oya navuze byemewe ntabwo nanjye namugaburira ibigori uramukatasi shaka ihorere mwana oya umuhaye makeri ubu umuntu wamubwira ngo wamukorera sayiko ukamubwira ati iyi sayiko niwemere kuyirenga iyi sayiko urayizenguruka utera makeri imyaka ye yose waba ugiye kumwica urubozo oya utangiye kuvuga amagambo atari meza ibyo si ibihano byacu dufite igihugu cyiza cyane igihugu cyacu ni tambarare reka dutegereze icyo ubutabera kizakora twe tuba turi muri wamapu twe tuba twibereye muri showbiz ntago ari sinabye tuba turimo ibyo tuba turi kuvugira abanyarwanda muri rusange tunagenda tubacangamo akantu ku kandi yego Sky2 WABAGAHE ingoma mashyi y'igihugu ariko bakamwita special material youth inspiration yego nyamatswa wayigana amakinga ariko papa muceri avuga ngo kuri uyu munota kuri iyi saha Sky2 dufitiye iki Benovia amakuru mfite aka kanya ntago numva nayerekura aka kanya kubera iki ndashaka kubanza kugira ngo twinjire muri womapo gatonya hari akantu nashaka kongeraho niko twibanze muri ibyo bintu womapo bazayibonera mu kiri kiganiro ko yamajije kurangira yo ninjiye mba ninjiye kandi iminota yamajije kuba myinshi abantu bakeneye kumva ngo ese koko bimeze gute ibijyanye na Benovia waretse amakuru nkayerekura oya wanayerekura n'ubundi nyarekure oya Benovia rero mu gihe umbwiye yuko ayo makuru udashaka ko nyarekura aka kanya ubwo bishatse kuvuga ngo umfashe ku munwa ariko ntaribe reka twinjire aya makuru n'ubundi reka nyarekure nimba ngiye no kuyarekura ndagira ngo mubanze mwandastandinga bino bintu iyi ni gasopo nshaka gutanga ku banyamakuru bageze gute aya makuru nshaka gutanga nabonye abanyamakuru bo mu Rwanda mwese mwaragiye mukora inkuru ku witwa wayz mugakora inkuru kuri Ariel ndetse na Babu ariko ndangije nsanga IQ yanyu hari uburyo mu breaking news mutabanje kugera kuri tele mutabanje kumenya ngo ese inkuru tugiye kurekura imeze gute iyi ni inkuru nge nsanye ni inkuru nabanje kwiperereza ni inkuru nabanje kumenya ku byamamare byacu ni inkuru nshaka gutanga nkayitanga mu buryo bubiri ariko uburyo bwa mbere uburyo ngiye kubwinjiramo niyo mpamvu nshaka gukebura aba banyamakuru we mu journaliste we nimba uzi yuko umuhanzi Ariel ni umuhanzi mwiza ni umuhanzi wahaye ibyishimo abanyarwanda ni umuhanzi ejo bundi mu kwita izina wigaragaje uyu muhanzi Babu yakoze amateka agiye atandukanye yakoranye indirimbo na The Ben
ni umunyamahanga first of all w'umunyarwandakazi yego yahaye abantu akazi yagiye mu itorero cyane nyine ni umunyarwanda we igihugu cye akavuga ati ngende umudiaspora ugomba kuza mu Rwanda cyane yego aba banyamakuru bagombaga kubanza ku respecting aba bantu before yo kugira ngo batangire kuba breaking news ahubwo bakabanza gushaka ngo inkuru ibavugwaho ni iyi nkuru rero Benovia aya makuru niyo nshaka kuzanira abanyarwanda bakayararana ibyo ari byo byose nubwo dufite ubutabera ntago bubogama bugaragaza ukuri ariko umunyamakuru wa nyawe akora inkuru yabanje kwiperereza akavuga ati inkuru bimeze bite ese timu y'aba bantu imeze gute none we wamenyeho iki baza rero ngo ukuntu ibintu bimeze Benovia ejo ku isaha ya saa 9 n'iminota 45 naganiriye n'umuyobozi mukuru wa Ariel wayz nganira na manager wa Ariel wayz mbabaza imva n'imvano ari uwo biterwa ari uwo bita Nkotanyi Freri abo bose nabashije kumenya ngo inkuru ya Ariel wayz ihagaze gute imeze gute mu rwego kugira ngo ninza ku breakingira abanyarwanda makuru baze kumva ko iyo nkuru nzanye yaturutse ikota Masimbi yego amakuru mbazaniye ntayahe rero amatariki sinyeneye kuyavuga gusa ngiye kuvuga location ubwo witwa Ariel wayz yaraturutse mu karere ka Musanze yaje asanganira mugenzi we Babu wari waramaze kubukinga online apartment iherereye hano Inyarutarama ahitwa Rose Garden aho bari bateguriye umuvandimwe wabo cyangwa se inshuti yabo yari ifite anniversaire ubwo Ariel wayz yari akomotse Musanze avuye mu bitaramo yaje asanganira Babu Rwanda musanga Rose Garden aho Babu yego bamwita Babu reka mwite Babu Rwanda oya Babu Rwanda nuriya ni umunyamakuru nawe ariko ni Babu Rwanda kuko na Babu nawe ni Rwanda reka tumwite Babu muzika kuko hari irindi zina uryuzi niba reke sinzi ukuntu babyiye ni by'ibyo ntaribi ishiribidish reka tumwite ishiribidish Babu ishiribidish ubwo Ariel wayz yari amaze kumugeraho basanze bari muri anniversaire baricara bari babukinze ibyumba aho bagomba kunywera aho bagomba kwicara aho ibirori byose biri bugendere Ariel wayz yakirwa nk'umwartiste nk'umuhanzi nk'umuntu uje ku blessinga uwo mwana w'umukobwa wagize isabukuru kugira ngo bamuhendagize imigisha bamuhindabyo bakatane keke bishimane nawe biza kurangira aho muri Rose Garden habayeho icyitwa Miss Communication na Miss Security kubera ko nukuvuga ngo ubundi barakubwira ngo apartment iyo wayiteguriyemo show cyangwa wayiteguriyemo house party hari icyo bita terms and condition iyo apartment ibigomba kugenderaho kubera ko ndumva abo managers b'iyo Rose Garden bari barimo hari terms and condition bagomba gutanga bakavuga ati hano hantu harinjiramo umubare uyu n'uyu abantu bagomba kuhaza n'aba byaje kurangira abantu bari bitabiriye iyo anniversaire y'uwo muvandimwe cyangwa se iyo sabukuru y'uwo muvandimwe wabo bantu baje kuba urujya n'uruza haza abantu benshi habaho Miss Security amakuru bivugwa yuko abantu bose bari muri Rose Garden bisanga nabo ubwabo aho bari bitewe n'ubwinshi bwari buri aho hantu n'uminywere yari ihari kuko ngo abantu bari bamaze kwiterekamo za B1 nyinshi urabyumva anniversaire ntabwo ari kuburamo aya macupa maremare ya B1 gin bari barimo baranywa ibyo ari byo byose abantu bose bari baraho urumva ko bari bafitemo udukoni biza kurangira ubwo bwinshi bw'abantu bari baraho bamwe batangira gutereka amafege kuko hari harimo abanyamahanga ngo batandukanye niyo makuru ndi gukurura ngo hari hajemo abanyamahanga hari huzuyemo abantu ngo baturutse mu bihugu bitandukanye ngo bari kwiyahuza ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye do you understand ayo ni amakuru muri mihanda ariko nkaza nkibaza ngo apartment nk'iyo ya Rose Garden kuki badatanga terms and condition bavuge ngo abasekirite baha hantu aba bantu baraza gusakwa uburyo bari bwinjire baraza gusakwa bamenye ngo uyu muntu yinjiranye iki ibitemeye kunywerwa amaha nibi ariho hantu ngo ubwo amasaha yararenze on of the business yaje kuza sanga uwitwa Ariel wayz
na babo ishiribidish bari kumwe barangije babahereza facture babahereza bill ihagaze 7M bamaze kubahereza iyo bill ya 7M ngo before yuko bazanira bill one of the business yari amaze guhamagara police ayibwira ati hano hantu hari abantu banyweye ba smokinze banyweye drugs banyweye drink nyinshi cyane abantu basinze barengeje amasaha things like that nkaza nkibaza ngo one of the business arindaho amasaha murangiriraho abiza amasaha igihugu cyatanze abantu batagomba kurengerezaho areba ako kavuye kabaye gute muri apartment hari abasekiriti Ariel wayz ni umwe mu bantu bari gukubita abasekirite baho hantu we na babu ishiribidishi nkaza nkibaza ngo ibyo biyobyabwenge byinjiye gutara abasekirite ubwo yabahamagaraga rero uwitwa babu ishiribidishi ndetse na Ariel wayz ngo bagumye aho hantu barangije babwira one of the business ndetse na manager barabwira ati nimuhamagare polisi niza hano ibintu turabidiringa ntabwo twimvisha uburyo twebwe muri turi bwishyure miliyoni 7 turi abantu babiri kandi hano hantu haje abantu benshi kandi atari twebwe twa hostinze iyi show ngo biza kurangira one of the business ari kudiringa nabandi baza kugezaho bari kudiringa nawe kugira ngo bakemure icyo kibazo bagikavaringe mu rwego kugira ngo batazanamo inzego z'ubutabera ndetse n'izishinzwe umutekano ngo zifashishe muri ibyo bintu ngo bageraho bari kuganira aho bagezeho bari kuvuga ati reka twishyire 2M something that point something gutyo ubwo urumva ni nka 2M 2M.3 2M.5 nizo bari bagezemo nyuma yuko bageze police yaraje ifata decision yabo baravuga ati abantu you just go in the car mubanze mutubwire impamvu mwanywe drugs mwarengeje amasaha niko kwerekera umunsi w'ejo Ariel wayz ejo nibwo bari bitabye hari amakuru naramenya yuko byaje kugenda ariko nkibaza ngo uyu Ariel wayz ibipimo byiwe byagaragaje yuko yari yanyweye ibiyobyabwenge we na baba ariko Benove tuvugisha ukuri simbihamya nk'ibyanyabyo ako nkoresheje opinion yanjye iyi Rwanda Forensics Bureaus sibyo Rwanda Forensic Laboratory yego baramutse bakoze investigation yaba kuri izi ngagari yaba kuri aba bahanzi yaba kuri aba banyamakuru yaba kuri bano ba DJs yaba kuri aba bantu bose tubona muri entertainment bakagenda babakozaho igipimo urambwira ko aba bantu bose batafungwa bose bafungwa abenshi reka twivuga ngo bose abenshi sibyo ari nacyo kintu nsaba ari nacyo kintu mbanza gusaba polisi y'igihugu nkanagisaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB hari abantu biharaje gutumira abahanzi gutumira abantu baba influencers bikarangira abo bantu babaye victime y'ibintu byabo kuko nk'aka kanya ku giti cyanjye ejo bundi umuntu yari amamagaye ngo njye kumureba ahantu yari hostinze ariko amamagara mu masaha arenze ndangije ndamubwira atari kumusa aho hantu hahiye ni hehe muri iki gihugu ubyitiriwe sibyo ari nacyo kintu nashaka kwisabira abanyamakuru b'inshuti zanjye yego bavandi mujye mureka dukora inkuru z'ubucukumbuzi twabanje no kubaza bana kuyisamira hejuru mu bambere ibintu byo kubona ngo inkuru iraje ugahita uyisama ugahita wumva ngo ugiye ku breakinga without notion ugucishamo abantu nta notion ufite kuri iyo nkuru kuko nubu wenda usibye umuvugizi wabivuze wa polisi yego turabona statement yo muri RIB kandi bigomba kugaragara yego urumva ro twakwiye kubanza tukaceka twe no kwicana iperereza yego oya si ukwica iperereza ariko impamvu njye mbavuze abo bantu baba bavuga izo nkuru zawo ngo bigize aba breaking bara breaking iyo nkuru barefite njye nk'ubu ngiyewe naganiriye na manager
Nkotanyi Frere ngiye mubaza ku kibazo cya Ariel wayz arangije arambwira ati Sky turarana aya makuru ayo makuru nguhaye bari ubwira iki abanyarwanda. Murakoze, Imana bamugisha. Come in the door for Sky2. Wow, we let the game shake.